twaciye mwitegura andi ma episode namaze kubona hari andi ma episode agiye kuza ariko ama episode aza akaza ari kuri Mutesi na Korode ni reka nshyiraho n'akagatitire kujya mu byumve neza cyane akaza kuri Pasiteri Mutesi akaza kuri Pasiteri Korode turayakeneye kuri imihanda abankurikiye mwandike muri commentaire turabikeneye twebwe cyangwa ni ibyabo hagati yabo aho mwateretaniye ntituhazi aho mwagendanye ntitubizi ibyo mwakoranye ntitukeneye no kubimenya nta nibyo dushaka kubabonamo ivuga butumwa dushaka kubabona mutubwira abantu bagahumuka dushaka kubabona mukora ibitangaza Imana yabagiriye dushaka kubona amagambo meza kwirugubwira uri pastor ukavuga ngo ninde mugabo udatereta se ariko ninde mugabo udatereta oya harubaho ubwo ni wowe abagabo hafi ya bose ntabwo ari bose kuko harimo bamwe na bamwe abagabo benshi baratereta kuba Korode yateretse Mutesi mwaka ibintu ni igisanzwe nakageso k'abagabo ako nakageso k'abagabo be oya nkihorere imyaka maze ntafite umugabo ndabizi barateretse ubu baba pasiteri nabatahanze aba bishop najugunya hanze mbishaka baje bagutereta kandi bamwe bafite n'abagore harabagusaba igitsina bita bana bara ariko ufotore ngo ubayereke ahubwo hari uwakinyeritse Jafata igitsina cye arakikohereza cyane munyitinjazwa mu mbabarire ngende kuganira oya turuya ni ibintu bisanzwe uko reka mbabwire ibintu biri mu kuri byose babyita ubujajwa yafotoye igitsina yarafotoye se yakoze video ahubwo yafotora se ni video reka nkubwire ayo namabanga y'abantu babiri nta nubwo nanamuvuga no nubwo washyira wavuga ngo rice nakubwira ngo rikureho nzazuka Kristo mu bugingo kuko ngiye nkunda kugira ibanga ariko ayo makese abaho nta mugabo udatereta ahubwo umugabo yaterese uri umugore uramucyaha ukamwibutsa ati nyabo mufite umugore ukongera ukamwibutsa ati nyabo uri mu bishop cyangwa uri pastor ukamwibutsa uti umva rinda umwambaro wawe urumva ukamurinda ukamuhugura kujyana umwanda mu rugo rwawe urukumva ukamugira inama kuba Pasiteri Korode yarateretaga Mutesi abantu mu nkurikiye tugendane iyo umuntu yoroshye reka mbyite gutyo biroroshye kuba bakumenyera ntabwo Korode yagiye guteta Mutesi abona ko bitakunda yabonaga ko nta teta ari igihe byacamo ariko Mutesi agira gute amubera ibamba turi kujyana amubera iki ibamba ibi nibo babyizaniye kuri social media nababwiye ngo mutegeze n'izindi episode urumva amubereye iki ibamba hanyuma Korode ntiyifuje ko Mutesi yubaka ahubwo n'uwo bakundanye na Rusagara aramumuteranya aho mwarabibonye ngo amwereza amavideo ye n'amafoto y'imikeke nibo babizanye kuri YouTube sibyo ibi bintu byose nubwo nabisubiramo ko byakabaye Korode yasebye wasebye pe wasebye tukaribonera umwanya hari amarira naririye hano kuri no social media Imana yambwiye ati amarira nzayaguhanagura kandi nariyaririye kuri izi kamera turajya gukora umurimo w'umwana tugasanga birantegaza bavuga butumwa benshi bafunze amaturo benshi babujije abana b'Imana gukizwa abandi bakurikiye Yesu ariko babura abapasiteri kuryo n'umurimbira mubona nka Korode hari umurimo wangiritse Imana irimo iragugira gute iri gusana hari ibintu byangiritse Imana iri kugenda isana Korode rero nahagarare imbuto yabibye ayisarure Mutesi nawe ahagarare ibyo yabibye abisarure nibasarure ibyo babibye nanjye ndimo ndabibi byanjye nzabisarura kandi icyo ubibye nicyo usarura nubiba ibishyimbo uzasarura ibishyimbo sibyo nubiba uburaya ukabiba ubusambanyi ibizavamo n'iby'uburaya n'ubusambanyi n'umubiri kubora no kurimbuka nubibi neza nivuga butumwa ryiza uzasarura ubugingo ubu tuvugana rero abari kuri imihanda bamaze kubibona ko hagati yabo babaye bose kimwe nanjye hari uwambona ko ati nawe uri kimwe ko nta kintu uje kubamarira ariko ngenda babwira ikintu nje kubamarira aba bantu nubwo amazi yarenze inkombe twongeraho icyo kintu nubwo amazi yarenze inkombe haracyari ayandi mahirwe kugihumeka wakongera ukiyunga n'Imana
ukabwira Imana uti mpa ubwenge nk'uko Salomo yabusabye, ukongera ukabwira Imana uti umwambaro wanjye w'ubushumba narawononnye, mwononesha ibi n'ibi, nubwo nshaka kwitwa umushumba sinkora ibijyanye n'igishumba igipasitoro, noneho mpa ubwenge. Ufite andi mahirwe yo kongera kwihana bundi bushya, nk'uko uwitwa Mutesi Aime Prudence yavuze ngo yatuje uwitwa Valentina kubw'ubusambanyi hagati ya Claude n'uwo Valentina. Kwatuzana none nibanga kucyo azana umuntu yatuje kuri social media. Nje nabonye ari amajurwe ari kamarade wayatwaye, ariko Mutesi yakoze amakosa. Agomba kumenya ko kamarade ari umunyamakuru, agomba kumenya ko kamarade ari kuri no social media, agomba kumenya uwo aganira nawe. Aba yamubwiye ati nsanga mu rugo uze nkwa amakuru utamfasha amajwi, ariko urumva yamufasha amajwi ayata hanze. Hande rumwe turagaya kamarade, ariko nanone ndagaya na Mutesi, sibyo? Uko Mutesi niwe watanze amakuru, trend nyine baratrendinze, reka dukomeze dukora inkuru episode par episode. Claude araje nawe atangira agaragaza ibindi bimenyetso, none bitari mu busambanyi, bigiye kujyamo n'ibindi bintu by'amashiriki. Yaja hanze amashiriki yabo mugiye kuyabona, umwami bakorera mugiye kumubona, azabahemba. Igihe kirageze rero kuko ugihumeka, kwihana biracyashoboka, uracyafite amahirwe yo kuba wararenze umutuku, Imana ikaba yakwarura. Ugihumeka kubona ubuzima birashoboka, ugihumeka gukizwa birashoboka. Uri kumva? Yego, byose birashoboka ugihumeka. Bakagarukiye hari abakihana, baradukomerekeje, baratubabaje, ntabwo nge bangusha, ariko mubangusha nibarimo nta kintu ushaka gukora kuri social media muvuge ngo uramukozi Imana yangushije, wankomeretse ariko ntabwo wangusha, kuko ngewe pastori wanjye original utavangiye ni Kristo, umushumba ni Yesu. Ariko nkura mugore ngo bavuze ngo Pastor Claude yari yarinjiye, yaragiye gusenyera urugo, bakifotoreza ku gitanda cye. Yego, bavuze n'akari murori bakaza. Nukuri bavuze akari murori, narizanyaga kayi naraye nandika amazina yavugaga nandika, amazina yose yandika ndumirwa ngo mukana. Urumva? Ariko igihe cyari kigeze kugira ngo Claude nawe asebe, kuko isakoshi utwaramo telefone ni ikayi byatandukanye. Nukuvuga ngo iyi ni ikayi. Yego, za niyo kayi. Ko nawe uravuga we ugiye kuba ko ngenda na amasakoshi. Ndanaga kayi. Uwa mbere twabonye ni Petronile. Amaye hakaba n'undi w'igikara babiri ubigasanze babiri, urumva? Banakoranye divorce, babyaranye abana. Yego, hakaba n'uwundi wo mu Ruhengeri batatu, Claude avuga ko yamwibye. Je naraye nandika nimwe muba mwabizanye mujye mureka tubivugeho. Hakaba na Pastor Valentina. Amaye bane yari yaramwinjiye, niko byanditswe, niko byavuzwe. Yari yaramwinjiye Pastor, yaramwinjiye Claude, urumva? Hakaba na Virgin. Amaye batanu, yafashe irembo muri kumbarira batanu. Hakaba n'abandi Nyagasambu mu bagore Claude batandatu, sibyo? Yenda yari muri bya bindi Imana ifite PS, yarakiri gushakisha, ariko yitwe Claude abifite uburenganzira, ariko ni hajyaho pasiteri yewe yeme ntago mbyemera, ndabihakanye pe, ndabihakanye. Amaye kunyumvira. Ubwo rero muri make nababwiye ngo nta mugabo udatereta, ariko iyo mvugo nayo izahinduka. Nta mugabo udatereta, nongere mbisubiremo. Iyo mvugo izahinduke, ntacyo ni mubinkubitire nimushaka mu ntera amabuye. Ariko abagabo batereta bafite abagore nibagakora amahano, ahubwo yongera ako kandi. Wabyumvise? Yuvanga abagore, kuko icyo gihe pastor ndakeka nta mugore yari afite Claude. Yarari muri Imana ifite PS, yarabyemerewe. Wenda ho nabyita ikosa. Ariko hano haje ko yafashe yagize gute, bavuze ko yamwatuje. Ariko mwakumvise Pastor Valentina yaturiye Mutesi. Bivuze ngo Claude yari yaragize. Bivuze ngo yafatagaho. Muri abanyabyaha nimupfukame hasi mbasengere mbarambikeho biganza mu izina rya Yesu. Imana ifite ububasha n'ubushobozi bwo kubari karakashije. Urumva? Reka nkubwire impamvu ndi kukubwira ngo abagabo bose nta budatereta, nagira ngo nkwereke ko Claude ari Claude atari pasiteri. Kuko yaza ko ari pasiteri ntabwo yari gutereta. Ubwo nagipfunyitse. Pasiteri yabaye pasiteri pasiteri muzima ntabwo asaba ari ugiye gusambana n'ibyahomba by'amakanzu yavuze by'itanu yivugiye. Pasiteri muzima bwo arambagiza umugeni azashaka.
yari bataye imihanda hanze yari yemereye Mutesi kazamuha igitano kugira ngo bagire ariko mwabonye abagore bamubariye ba Valentina bande twarushye ba Petero nirabahe hose ariko reka mubwire ririya video ryajemo n'umupasiteri twa Valentina pasiteri yatuje nanone nawe wasambanaga na Korode ntabwo wabyumvise se kumenya Korode ashoboye akazi ntabwo mbizi yewe nta nubwo nyene guhura nawe urumva ikintu nshaka cyaba kiriya kuri twe ubuhanuzi nigeze gutanga narabivuze ko Imana igiye gukuraho bino bintu bivuga butumwa ariko ikaba yari yarabimpayeho ubuhanuzi ko igiye kwigizaho ibi bintu Shadi akabona aho vugira ubutumwa igiye kugizaho ibi bintu Mutesi nawe akabona uko abwiriza atari mu matiku igiye kugizaho ibi bintu Korode tumubone ari pasiteri atari wa wundi witwa pasiteri ntemera ikindi ibi bintu byari mu buhanuzi bwa pasiteri Fana kanguhijwe urabyibuka byari mu buhanuzi bwa pasiteri Fana mwemera nk'umuhanuzi shiramo numve mwemera nk'umuhanuzi nubwo ari pasiteri ntuzashyirwe telefone yanjye kuko niba ushikane n'abaturuka hirya birwe urirwe ba Korode birwa ujya Korode rero azakuvuga uzagusenya wa mbere ni Korode ubitse amabanga yawe ntuzashyirwe telefone y'abaturuka hirya birwe urirwe ba Korode birwa ujya Korode rero azakuvuga uzagusenya wa mbere ni Korode rero ubitse amabanga yawe kugira ngo nkereke ko iki kiganiro kimaze umwaka mutagira ngo ni icy'uyu munsi hano yari ari guhanura n'amavuta y'ubuhanuzi ndayemera cyane na Mutesi barabizi ko twamuhanuriye baramuganirije hanyuma rero inshuti yawe niwe mwanzi wawe sibyo byaragaragaye ko umwanzi yaba umukunzi agahinduka umwanzi byose muri iyi si birashoboka ariko haracyari ibyiringiro y'uko umuntu yabasha kwihana akagarukira Imana bikemera ntabwo nge naje ndi umucamanza nta nubwo naje nigira mwiza kuko umwiza ni Imana yanenga n'abantu bigo ngo ndi mwiza ndi cyuki bira bintu babigira babiryagagura mu biki ntabwo bazi ko mu byago ubuso ubora ugashira Yesu umuntu yaramwitegereje kuko Yesu azuraga bapfuye Yesu yahumiraga impumyi Yesu yakizaga abarwayi arangije umuntu aramubwira ngo mwiza aramubwira ngo unyitire kimwe Yesu reka nizere ko mumeze neza nizere kandi ko mukomeye cyane mushima Nyagasani utameze neza ihangane n'isi n'ubuzima niko isi dutwara ubuzima burahindagurika burangwa n'impinduka tuba mu bihe byiza n'ibibi utari mu bihe byiza utaguwe neza ubuzima butakumereye neza ihangane ariko nanone usenge kugira ngo ibyo bihe by'amakuba n'icurabundi biganje ku buzima bwawe bibe byabasha kugusiga amahoro kuri twe tugiye kuganira na Shadia katumuha ikaze Shadia umeze neza yego umeze neza ndashima Imana urakomeye ndakomeye ni ukuri ndi mu mashimwe cyane ndi gushima Imana cyane ariko cyane biremereye ndetse hari mbyinnye mukabibona ko ndanezerewe cyane muri iyi minsi bamwe mu bagore baza kuri social media bamaze igihe kinini badafite umugabo wafashe umwanzuro wo kudashaka kuri kumvangira kandi kanjye kwinjira mu buzima bwanjye bwite ahuro nakubwiye ko yavuze ngo iki mu Rwanda rwawe ko ari n'igice cya karindwi gushaka ni byiza ariko kubireka nibyo byiza kurusha ariko Pawulo yabivuze yari mu mubiri yari ari mu mubiri ariko buriya urebye ibikomere abashakanye cyangwa se n'ibyo mujya mwakira no kuri social media ababyeyi bakomerekejwe n'abandi sabo bashakanye none se abantu bose barakomeretse hari igihe rero nka Shadia abakiri gutegereza umugambi w'Imana Shadia nirwaniriye n'umwe nashaka umugambi w'Imana ntukuramo ubabaro ku buzima bwacu ariko iyo ari umugambi w'Imana ikibazo iyo kibaye nyuma yacyo haba hari igisubizo ariko iyo biri mu mugambi wacu no mu marangamutima yacu nababwiza ukuri ngo nyinshi nubwo atari zose zatandukanye ku mpamvu z'uko habayeho umugambi w'umuntu kuruta umugambi w'Imana bakicira inzira bagashaka Imana itavuze kuko Bibiliya iravuga ngo urugo n'amatungo umuntu abihabwa n'ababyeyi ariko umugore mwiza cyangwa tubyite urushako rwiza umuntu aruhabwa n'Uwiteka ubwo rero Imana itavuze ugashaka ngo ndamukunda yitsoke bizaguhira nibitaguhira uziyakire rero ngewe maze igihe kinini ntafite umugabo kuri social media
muri jye numva afite umugabo umugabo Yesu ndamwemera haleluya reka nkubwire kuntu muri jye numva afite umugabo w'umubiri ntawe ariko biratangaje kuba wabana n'umugabo ukaba wanabura rasiyo ukaba wabura n'umwambaro ariko wakwimika Yesu muri wowe umwami w'abantu ukarya ukanywa ukambara rasiyo ikajya iboneka ukava no mu bukode wari umupangaye haleluya ni ukuri umugabo Yesu n'ufite urugo nabanze Yesu amugire nyambere n'ubundi azabona imigisha itandukanye n'ubundi ibintu byose tugomba gukora Imana ni iya mbere ahantu hose Imana ibi ya mbere hanyuma rero gushaka kwa Shadiya mu biharire Imana yewe nabihariye Imana n'ubushake bw'Imana nakunda ko jewe papa w'abana yaza tugafatanya runo rugendo cyane ko akiriho atarapfa nta nubwo arashaka muri iyo myaka yose kuba mwatandukana muri mwese nta uranshaka mu butayu ubundi buriya ngo ubutayu abantu Abisiraheli bari bubugendemo iminsi 40 ariko mwaba muzi impamvu ubutayu babugenza imyaka 40 ngo igihe noneho kiragera Imana ubwayo iravuga ngo igihe mwahereye muzerera mu butayu kirageze kirarambiranye noneho ni mu cyamike babona bari hafi n'iki na Kanani ariko ntibari babizi hari igihe umugabo agenda mu butayu igihe kirekire hari igihe umugore agenda mu butayu igihe kirekire hari igihe abana bagenda mu butayu igihe kirekire ariko igihe kijya kigera bagacyamika afite gushaka cyangwa nanjye nkazashaka ariko nakunda ko byaba byiza mukomezanyije kuba papa w'abana yongeye kuba papa w'abana byanezeza cyane nibyo kandi ndamutegereje ibyo usenga iryo sengesho wowe nta n'ikintu cyanezeza nko kubona abana banjye bari kumwe na papa wabo sibyo ariko nimba igihe kitaragera tukomeje kurindira ku masezerano y'Imana no kwinginga Imana nibidakunda ejo bundi nigeze no kumwandikira ndavuga ngo ukomeze utinde nyamara bazakujogora agusubiza ngo iki akubwira ngo iki hoya ubumeze neza ndi umwana uri ku mata bize neza cyane ari ukuntu biri kugenda neza oya yenda kubana ntago bizi ariko turakundana ntabizabakunda icyo nashaka abana bakundana separation yanjye nawe wakwara kugira ngo tugirane ubushuti nibwo bukeneye kubashakanye gukundana n'abantu bose barakundana ariko habeho n'ikintu cyitwa ubushuti rero kubaka systeme y'ubushuti nibyo nari nkeneye ubushuti rero nibyo bya mbere n'umuntu wese ubana n'umugabo bakundana ariko badafitanye ubushuti barabeshyanya ko barakingakingana ugasanga umugabo aravuga ngo kari akantu ntabwo nakabwira umugore ukumva umugore aravuze ngo umugabo wanjye yanyica ibaze guhisha umugabo kuko harimo ubushuti ariko nkunze umugabo nkakunze umugore ubwira undi ngo mon amour mon épouse akaba proud ya buri kintu cyose kukibwira umukunzi we kuko Bibiliya yaravuze ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore akaramata bombi bakaba umubiri umwe rero ntacyo bagomba guhishanya bagomba kuba inshuti kuko ibyago byawe nibyo byago byuriye umuntu dukurikiye buriya Bibiliya ivuga umugabo n'umugore ko baba umubiri umwe ukabana umubiri wawe ukawujyana ku wundi mugabo ubwo imibiri uyijyanye ku bantu bangahe hari ibyo bita umwanda umwanda ni ukuba ufite umugabo warangiza ugafata umubiri w'umugabo wawe ukawushyira undi mugabo umwanda ni ukuba ufite umugore warangiza ugafata umubiri wawe ukawutambaza mu bandi bagore byita kuwutambaza ahubwo ni ukuwubunza ni ukwibunza no kutiyubaha buriya abashakanye ni ibintu ko babiri bagomba gukundana byiteka uratuma asoma Bibiliya nabyanga Abaheburayo igice cya 13 reka nsome Bibiliya uratuma asoma Bibiliya kuko iyo unjyanye mu mavuta nyine nanjye mba mbyiyumvamo ko amavuta yabaye amavuta Abaheburayo igice cya 13 n'abacana inyuma n'abateganyaga kubikora n'ababikoraga nibabireke kuko ntabwo Imana yibyemera somye ku murongo wa 4 si rimwe si kabiri iri jambo nditanze wasanga benshi banatandukana kubera kino kintu haravuga ngo kurongorana kubawe na bose kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ikikwanduza kuko abahehesi n'abasambanyi Imana izabaciraho iteka
Imana yacu ishimwe cyane. Amen. Nimba itubwiye ngo kurongorana kubahwe na bose kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ikikwanduza. Nujya kuryamana n'umugabo utari uwawe ntabwo uba wanduje. Nujya kuryamana n'umugore utari uwawe wanduje hese cyeka muryamaniye ku buriri bwanyu. ariko barabwo ntuzacinya umugore wawe. Nakureba nkishisha. Yewe. Reka nkubwire nimba waricaranye nanjye. Uzanyigireho ikintu kiza cyane. Ntuzigere ucinya umugore wawe na rimwe. Mwagira amakosa ntawe zidashondana. Nanjye nyende kukubaza. Ntazibana zidakomanya amahembe. Nese unyishisha kubera iki? Kirazira kikaziririzwa. Unyishisha kubera iki? Mbwira ikintu gitumwishisha. Uzi? Kuri ikibazo bazenda reka mbyemere kukibajije nk'umunyamakuru. N'ubu ukibajije ukibariza. Yanjye ndi kubaza nk'umunyamakuru. Buriya waruzi ko buriya umugore uramutse umuca inyuma akabimenya. Cyangwa umugabo akabaca inyuma umugore cyangwa umugore nawe akabaca inyuma umugabo. Biriya bintu ari byo bisenya urugo rwa mbere. Wemera ko ari nabyo Bibiliya ivuga ngo mutandukane ku mpamvu z'iki kintu. Iyo Bibiliya yo igezeho. Iriya ngingo yo gusambana muratandukana divorce Bibiliya yemera kuri icyo kintu. Njye nuko nawe mbivuze gutyo nk'umunyamakuru. Ntabwo nemera umugabo yajya gusambana afite umugore, ntabwo nemera umugore usambana afite umugabo. Ariko nuko byeze. Impamvu byeze rero. Ariko njyewe reka ngukuriye urujijo ku byo watekereje njye sinabikora. Muri inzira ku murimo. Oya, abiye kubangagaho nkagaho ku birenge. Njye ibyo ngibyo wabitekereje sinabikora. Reka nkubwire buriya nta munezero uryoha nko kubona umugore yubaha umugabo. Erega biriya ni ukumwubaha cyane. Nko kubona umugabo wubashye umugore we. Aho ari hose aba ari kurawundi. Uriya ni umwanda nanjye niko mbifata cyakora. Ababikoraga mu bicikeho impamvu ingo zadivorushije nyinshi nubwo atari zose nabyo bibigiramo uruhare. Hakabamo n'ikindi kintu cyo gusuzugurana, kudahana agaciro. Ushaka kudasambana ugasanga umugore waramwita ikigoryi. Banjije we tarize wagiye kumwita mutabizi ko atize se. Ariko ibyo nabyo biterwa n'impamvu Shadiya. Kudahana agaciro. Kuko umugabo nta wundi mugore azi hanze. Biragoye ko yabona umugore we nk'injiji. Impamvu amubona nk'injiji nuko yahuye n'abanyabwenge. Kwaje. Nibyo. None ugasanga n'umugore arafata umugabo we nk'ikibirisi nk'agasimba karinda abajura cyangwa akavuga ngo umushyitsi mushyashya araje muze mu mukingure ntaramufata. Mufata nk'imbwa. Wajya umva bari ukagira ikinyabupfura mbara. Se imbwa si inyamaswa icirirwa n'abantu. Tujye kujya tuvuga tuzimije nka Kristo. Yego tujye kuzimiza. Tujye tumwigira wari. Ugasanga umugore ari gufata nk'umugabo we nk'itungo ririnda urugo. Yamuhaye umurizo. Ntabwo ari byo. Ibyo mwapfa byose mujye mwihangana ibyo bintu birashira. Yego. Ntabyo kwandagazanya hoya. Njya mbona abagore batanga ubuhamya. Mukandi kandi nkubona nindi gukora ikiganiro. Mvuga nti bano bagore bose baza gukora ibiganiro. Umugabo wanjye yasambanye n'umukozi wo mu rugo. Tumaze imyaka 6 ntazi umugabo. Abo bose ni indaya. Hoya wabatutsi. Ntago nabatutsi. Ahubwo hita unsaba imbabazi n'abasambanyi. Kuko nta kuntu umugore muzima urukumva aza akiyambura ubusa. Ari kubita abasambanyi ariko ntubita indaya. Buriya tugiye muri mwizina indaya ndaryanga. N'abari inyita bazabazwa. Bazabibazwa n'Imana. Bajya babikwita se? Hari abantu nigeze kubona umuntu umwe abyandika muri commentaire mu kinyamakuru ahantu. Ndavuga nti birambabaza kuko hari n'abaryemeye ariko rero yazina sinaryemera. Indaya ni icyigisho kirekire. Ni umuntu wiyemeje kuba cyangwa kubaho acuruza ubuzima bwe. None ni umudandaza amagara mu Kirundi. Sawa nabeshye niki? Oya. Arega reka mbanze nkubwire Shadiya, sibyo? Umusambanyi kuko ni wamenya. Umuntu uri kumwe n'umugabo we, sibyo? Akavuga ngo no mugabo nta bushobozi afite. Wabyumvise? Nzashaka umugabo ufite ubushobozi. Ikibujyanye se kutajyanye imodoka, ntujyane umurima, ujyanye igitsina. Nose ntabwo ugiye gucuruza umubiri ubwo ngo witwaje igitsina kugira ngo ugire icyo ubona. Muri iyo context nibyo. None ariko nzabagore baba bafite n'iyo mitungo bajya gusambana. Hari umugabo witwa Kenisi igeza nawe bavuga ati saa yine amaroge abayuzuye abagore n'abagabo. Hariho nabitwa ngo nabapfubuzi bajya kubapfubura bapfubye. Bivuze ngo benshi babari abasambanyi. Bapfubye gute? Ntabwo ujye ubyumva se. Ikintu mvuze kitariho utumvishe ni ikihe gishyashya.
ko mba ntabizi. icyo nshatse kukubwira umugore w'umusambanyi n'umugore w'indaya baratandukanye. umugore w'indaya aba ari umudandazamagara, ni nk'ibyo wavuze, kuko hari ibyo yabuze ku mugabo agiye kubishaka mu bandi bagabo. icyo gihe ni iki? ni indaya, kuko yagiye kwicuruza kugira ngo abone bya bindi. noneho hari n'ababikora rero kuko hari ubusambanyi bubarimo, wa mwuka w'ubuhehesi, wa mwuka abadayimoni satani bashyiramo wo kutifata no kwirinda, wo kwiyubaha, ukaba warabakamutse. n'ubwo buryo nashaka kukubwira. hari abasambanyi, hari n'abicuruza tw'indaya. ariko mpamvu navuze gutyo, hari abagore tuzi baza ku masosho media, umugabo wanjye yarankubitaga, yarasambanaga burabura, ejo tukamubona agarutse, tumusigaye mba mu nzu nziza, umugabo kugenda byambereye igisubizo. gusa ubu ngubu ntavuze ko acuruza umubiri, navuga ngo iki? kuko buriya nimba kugenda k'umugabo wawe mwashakanye mukabyarana, reka twemere ko nimba kugenda k'umugabo mwabyaranye byarakubereye inyungu, ubwo uri umugore muzima. kugenda k'umugabo mwabyaranye wabyise inyungu, ni inyungu y'uko yagiye, ni inyungu y'uko yagiye, ni inyungu y'uko yagiye ukabona ukwinjira akakujyana muri etaje, wabyise inyungu. gusenya ni igihombo, nubwo abantu batabiha agaciro. gusenya ni igihombo. uzi gusepara abana ukababuza se, ukajya kubyara abandi bana b'amaharakubiri. ndabizi ko yenda hari abantera amabuye, hari abo byabayo birabahira, ariko hari abandi bari mu nduru z'abana b'amaharakubiri. hari n'abari mu nduru bati na nyoko na wa mugabo wa mbere niko wari waramubereye, cyangwa umugore wa mbere. ntago mpakana ko urugo bitakanga, biranga, urugo biranga, sibyo? ariko hari n'abantu bafite uruhare no kugira ngo ingo zabo zange, kandi ntibabyumve, ahubwo bakaza gutaranga bagenzi babo, kandi ikibazo aribo kiriho. rero na majorite ndavugira abagore. buriya abagore ntago benshi muri abamenye. hari abantu baza kuri social media bararwaye depression, kubera depresiyo ikamuzana kugira ngo aruke, kugira ngo areke ari n'uwamwumva, akamubwira ati mpore bambi. ntago abagore benshi, nubwo atari bose, bifuza guta ingo zabo cyangwa ngo batandukane n'abana babyaye. akenshi uruhare runini bituruka ku bagabo. hanyuma nanone abagore rero, 100% abagore nitwe tugiramo uruhare mu gusenya. kuko ashatse yakwihangana akazarinda afira muri iyo mibabaro, akamera nka sogokuru na nyogokuru. urumva? ariko tugeze muri generation yo kutihanganira ibitugerageza iyo byabaye too much, cyane cyane ishuri ry'umugabo, cyane cyane ishuri ry'umugore. ibintu byitwa umugore ni umuntu mwatandukana ugashaka undi, ariko akenshi bituruka ku mubi satani, bigaturuka muri bya bindi twavugaga byo kudakundana, kutaba inshuti, no kudahana umwanya ngo baganire. ikindi no kudaha agaciro abana babyaye, bakavuga ngo ese nidutandukana, nyuma yo gutandukana abana bacu bazabaho gute? nta gahinda turi butera abana. ese gutandukana kwa papa wanjye na papa w'abana banjye, abana bari bafitemo inyungu cyangwa nayo ngiye kubatera imibabaro? tujye tubanza twibaze ku bana. Sashade, karame, depresiyo ni umuntu kuri social media igakira ari uko ahuye n'umugabo umugurira ibyo umugabo watamuguriraga, mutuje mu nzu umugabo watamutuzagamo, akaba ari hayikira, ubwo ni depresiyo. none saho gutandukanye n'umugabo n'urugero, umugabo mwari mubanye nabi, cyangwa se nawe wari ubaye no mu buzima bubishye, kuko buriya hari n'igihe abantu bakena bagakimbirana, ugashaka umugabo uguye utaje wayanga, kandi ikibazo byatuma umwita indaya. keretse ahubwo uvuze ngo yatandukanye n'umugabo kubera ubukene. icyo cyo kubera ubukene akaba yirutse agiye gushaka ufite imitungo n'ayo matashi. abenshi ariko bimeze, n'ibibi pe, kandi abenshi ariko bimeze. Shadia, ubwo bimeze gutyo, ibyo bigore n'ibirara. Shadia, nta bagore nka batanu ushobora kuba urugero rwabo muri social media, kandi nubwo tutabavuga, ariko abambwira ati ababo 5 cyangwa 10 yego birirwa kuri social media, ndabizi ko bajije abagabo babo ubukene ntabuze. hari uwo nzi we umugabo yasabye imbabazi arihiringa pe, yanga kuzimu. nuko rero ibyo byaranambabaje. nuko rero umugabo yansaba imbabazi nkazimwima, papa w'abana nta cyaha kitababarirwa, kandi iyo utanze imbabazi nawe urazihabwa. nuko rero sibyo? icyo cyo rwose kirahari, nuko rero kandi kiranagayitse kumva ko uzanga umugabo kubera ubukene. ahubwo amwangira yenda ibyo mwapfaga bindi, yagukubitaga n'ibyo gukuboza ku nkeke n'ibyo, ariko ntabwo wamwangira ibindi bintu. kandi burya umuntu akubwira ngo mbabarira, hari igihe aba yarikosoye. ngiye kuri iki gihe nkunda kureba inyungu z'abana banjye cyane, ndi muri monde yo gukunda abana banjye cyane cyane cyane, ku buryo ndeba inyungu z'abana n'ibyo abana banjye bifuza. nibyo
Shadi bwashize twaraganiriye twagiranye ikiganiro njye nawe kuri Baraka TV urambwira ati ngiye buriya rero mpamvu mbikubajije nuko biri kwimihanda urambwira ati buriya Pastor Claude simwemera nk'umupasiteri tivuze ko ari pasiteri binya mu mutwe urambwira ati umuntu witwa Theogene tivuze ko ari umuhanuzi ati umva numa mbazwe uraje uranziye kigitera ko Pastor Claude ari pasiteri mana yanjye reka nkubwire rero urantangiye iyo uzanye amazina y'abantu kugira ngo nabo baze kuntondagira kandi simbikunda ntabwo mbikunda imirimo dukora imbuto twera biduha amazina ayariyo buriya ushatse kubona Mansera kugira ngo umuntu ahite uvuga ngo dore Mansera ni igiki kibikubwira bara ndi kuganira n'umuhanga ndabizi abaya donc nshobora kubivuga mu buryo bubiri nta kibazo kubera yuko nanjye mbaye umunyamakuru aho ndakubajije yego umuntu tuvuga ngo Mansera akenshi dushobora kubivuga kubera ko ari umukobwa witonda icyo ni icya mbere icya kabiri ubwo navuga physical appearance yiyo icya kabiri nuko aba yambaye ikanzu mugaragaza nka Mansera nk'agatambaro ko mu mutwe yego nanone ubu tuvugana hano hashobora guhita undi muntu ugahita turana n'umuhamya wa Yehova imyambaro ye ku gakote ke ku gakaruvati kuri cya gikapu cye ugahita uvuga ngo bara n'abahamya ba Yehova hanyuma nanone hashobora guhita hanyura umugore cyangwa umugabo cyangwa umukobwa cyangwa umusore ugahita uvuga ngo dore uriya ni shehe cyangwa uriya n'umusilamu n'umusilamukazi ni igiki kibikubwira imyambaro yambaye hanyuma rero nkanjye Shadia reka nifashishe icyanditswe kugira ngo ntasitara cyangwa nkacumura banditseho Claude ni icyo banditseho Claude sha urasetsa ni ukuvuga ngo yego iri somo rigaragaza uburyo ki Imana yaduhaye amaso y'umwuka yego ayo maso y'umwuka rero nanjye ndayafite mutandeba gutya shandi muzamenyera uko mwiboneye ngo amavuta y'Imana yanshyizeho muyasuzugure nibyo wantuka ariko ntabwo ibyo wantuka naba byo kandi ibyo wanyifuriza si byo nabona urumva ikigaragara iri somo riravuga ritwereka ko Imana yaduhaye impano zigiye zitandukanye bamwe ibaha kuba bavuga butumwa abandi baha kuba abahanuzi abandi baha kuba abapasiteri abandi baha kuba abashumba reka ne kubitinda ngo nanarisome cyane ariko ibaha impano zo gukiza indwara no gukora ibitangaza umwe yahawe iyo gukiza indwara undi ahabwa iya mirako numva undi ahabwa iyo kugenzura imyuka iminyura imbere ndi mu bantu rero Imana yahaye impano yo kugenzura imyuka iyo ari yo yose yaba iy'abazimu yaba iy'abadayimoni yaba iy'abanyabingi yaba iy'abapasiteri yaba iy'ibingi iyo myuka yose inca imbere ndi mu bantu bafite iyo mpano yo kuyibona cyangwa nanjye wambwiye kuriya ngo wabonye ntoroshye ni umwuka bambonyemo kugira nanjye nsenge mpamagara Imana oya kubera ko amaze kunsona ko ari uko uri umunyamakuru kandi umunyamakuru abaza uko ashaka kandi abariza bari abari kutureba birashoboka ariko wenda ndakwizera pe ni ukuri pe mu bantu nimba mutari muzi na Baraka ngewe ndamwizera ndamuzi ahubwo nuntengu uzatuma nshoka amarira ntuzantenguye ndakuzi nanjye sinakitengu amin Imana yacu ihabwa icyubahiro rero kurobanura iyi myuka uriya Claude ejo bundi yasomeye Briane nuko amajwi sinzi ko nahita nyageraho ako kanya ambwira ngo ngo Briane we ngo wavuze ko ntari pasiteri ni ngombwa ko umuntu wemeza abantu kuri pasiteri ibikorwa byawe n'imyitwarire yawe niyo yemeza abantu kuri umwana w'Imana imbuto wera inyuma behind ya rido aho tutareba iyo niyo yemeza Imana kuri umwana wayo Claude kuri social media nta bupasiteri mubonamo oya riri naho yajya kurega hose nabisubiramo kuko dufite igihugu kigenda ku mategeko igihugu gifite umutekano igihugu twahawe ijambo ryo kuvuga uko twumva ibintu kuri social media Claude ni Claude kuri Shadia wa Maria Emi Claude si pasiteri kuri ye mariko simbabwiye kuri mwebwe mumbabarire uwo nkomerekeje n'inshuti ye n'umuryango mubimbabarire nuko jewe mbibona nuko amaso yanjye nk'uko ameze kurobanuye imyuka yanjye kwanjye nuko
ahubwo behind ya kamera ashobora kuba agenda akaba umushumba mu nsengero, birashoboka. Ariko kuri social media tuvugiraho namumenyeho nakamenyeraho n'undi wese, imirimo dukora niyo guhesha Imana icyubahiro cyangwa niyo kwisebya. Ikintu cyambabaje rimwe nigeze njya gusenga ndarira agahinda karanyica, nk'umurimo wawe ni iki. Imana ihita inyikubitira isomo, inyereka abantu batari isanduku y'isezerano. Umuntu rero ngo yaratsikiye atari isanduku y'isezerano, ashaka kuyiramira. Ashatse kuramira isanduku y'isezerano, Imana iramwica. Nibaza kuntu yashatse kuramira, nta muntu uramira Imana. Ikintu cyari kiri kunyigisha ko ntazongera kurizwa n'abantu mvuga ngo ni ba bene data bari kwica umurimo. Ntabwo abantu bose ari ba bene data we. Hari abavuga Yesu mwami, nitwahanuye mu izina ryawe, tugakiza ibitangaza, tugakora ibitangaza mu izina ryawe, tukirukana abadayimoni mu izina ryawe. Nawe ngo arababwira ngo ariko nanjye burya nzaberurira mbabwire ngo sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwabivume mwe. Hari indi Bibiliya nasomye ivuga ngo nimumve imbere mwankozi z'ibibi mwe. Mumbabarire ntagire uvuga ko ndi guca urubanza. Genda avuga ijambo ry'Imana, ni wo muhamagaro wanjye. Abanzi b'ukuri batwita abanyamatiku. Se we umuntu uvuga kuki mumugira umunyamatiku? Ntabwo umuntu uvuga ukuri tuzahita tumugira umunyamatiku. Ubwo ni nkaho mwamugira ngo abantu bavuga ibinyoma, abatoba umurimo w'Imana tubaho ikibuga rero bakina, twebwe turebera. Ntabwo twazemera kurebera, sibyo? Tugomba kuvuga ko Bibiliya igaragaza ko tuzi ko turi ab'Imana ariko abisi barimo umubi. Tugomba kumenya ko hari abana b'ubwami, hakaba n'abana baciriweho iteka bo kurimbuka. Ariko narabivuze nti igihe cyose ugihumeka ufite amahirwe yo kongera kuwagaruka mu nzira z'Imana, ukiyunga n'Imana kandi bigashoboka. Umuntu yashobora kuba mubi ariko kisuzuma akininira akaba yahinduka akaza ari umuntu mwiza. Ntabwo rero tugomba guca imanza ngo tuvuge ko Claude ndamurimbuye, ngo uriya runaka ko akoze iki kintu ngo ni umunyabyaha ndamurimbuye. Oya, ahubwo twagakoze kumugaruza ubugwaneza. Jewe rero mu rwego rwo kugira ngo ndinde ivuga butumwa ryanjye, Claude yitwa Claude, jewe ntabwo namwita pasiteri Nyiramirimo, ariko igihe azakora imirimo Imana ishaka kumubwira ngo pasitoro biraryoshye kandi byananezeza. Ariko ubu ngubu ko wamwita pasiteri byagukomeretse, byakugora. Ntabwo bishoboka kuri social media. Claude se mu ibyigisho nibura yakoze ibiganiro bishobora kuba binegeye no kurenga miliyoni. Harimo nibura ibiganiro kimwe cya kabiri kivuga butumwa yakoze. Adusomera ijambo ry'Imana. Yewe ajya dusomera Bibiliya. Hanyuma abasomera Bibiliya bigenda bita amaherezo. Erega ntabwo naje guca urubanza nimundebe nabi. Twaje kuganira ku bivugwa kuri iyi mihanda. Ahita bisanisha n'ibyo ari gusesengura. Ahita bisanisha n'ibyo asesengura. Oya reka nkubwire. Dore ikintu cya mbere kimbabaza nuko yibasira inshuti ze magara. Urumva? Oya habe ntakora icyaha. Bibiliya iravuga ngo wirinda mu byo avuga n'umunyabwenge. Have kutangaye kuntangariye. Oya ntangariye. Kuntangariye. Ubu se ni izihe nkuru ziri sekira Claude atabamo, ziri gospel Claude atabamo? Kandi rero umukozi w'Imana agomba kubiha mu bice byose nyine. Reka mbyemere ko ari mu bice byose. Abari kuvuga ubutumwa bwiza ngo abanyabyaha bihane, reka mbabwire umuhamagaro twahamagariwe. Umuhamagaro uboneka muri Matayo igice cya 19. Urumva? Iravuga ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami ni Matayo 24:14 buzigishwa mu isi yose ituwe, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga, nibwo imperuka izahera ko izi. Yego, wumvisha ko kantu ko ari ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ituwe, bukaba ubuhamya bwo guhamiriza amahanga, imperuka ikabona kugira gute kuza. Noneho Yesu abwira intumwa aravuga ngo mugende muhindure abantu bose abigishwa, abemera mu babatize, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Shadiya ndimo ndavuga ubwo butumwa cyangwa Claude arimo arabuvuga, n'undi wese witwa pasiteri. Dutegetswe kuvuga ubutumwa bwo gukora ku cyaha abanyabyaha bakihana, bwo kuvuga ku rukundo rwa Kristo n'urukundo Yehova Imana yadukunze kugira ngo natwe tumukunde. Nkunda Imana cyane. Imana ni ndagukunze kuko wabanje kunkunda,
nyiguriye unkirizi Karuvari nguko ndiyikamba ry'amahwa wahambikiwe ntabwo nigeze kugukunda nk'ubungubu. Yesu ndamukunda cyane kuko yambitswe ikamba ku bwanjye umunyabyaha. Kera nari mubi buri kubungubu ndashima Imana ko yangiriye neza. Nari umwana wo kurimbuka ndashima Imana ko yanyaruye mu byaha. Ntabwo nifuza no kubona abana b'Imana bari kurimbuka hejuru y'abapasteri biyita amazina kugira ngo bibwe amaturo cyangwa kugira ngo bambare uriya mwambaro aho bageze hose babubashye. Rega buriya zina ryakaze. Pastor njye buriya nkura birakaze. Nkura umuntu witwa padiri pasiteri yari abantu numva nshobora no kugera imbere ngapfukama akira. Ariko ubu ngubu umuntu njya kwita donc nshobora kuvuga pasiteri nkaguhamagara kuko niko baguhamagara, ariko umuntu nahamagara mu byanjye nkavuga ngo uyu ni umupasiteri nzanye mu byanjye mu Rwanda ntago barenza pasiteri. Ngo niko kuvugira mu Rwanda abo nahamagara nkavuga ngo mbazanye mu byanjye nimba nagize ikibazo ndacyo mbona ute kutajya umbwira ariko ntago uri pasiteri wanze kuba pasiteri. Ntabwo njye naho pasiteri nawe uzajya mu bapasiteri nzakubwira uko mubona mu bapasiteri. Ntabwo igihe uko nyibukije hari umubishopu wari ugiye kunyimika bipfira heza ndamubwira ariko wabashije Imana arankunda akavuga tuvuga Imana neza urafasha abantu by'umurimo w'Imana cyangwa afite n'irari ntarari warakijijwe ntabwo ari baba bishop bita amazina gutyo nagari pastor Claude oya we rwose ari afite amavuta ndabyemera ko namuhamiriza. Ugiye mu rusengero rwa Claude saka kugira pastor yari ikibazo we yashaka kumba pastor bakampa urusengero none rwari n'urusengero ngomba guhabwa ahantu ukuntu byangira iki shaka ntabwo nibyo ndi umunyempano nzajya nza kubwiriza. Yego nabwiriza navuga ubuhamya nafasha nanahugura nanakwigisha ko mfite ibintu byinshi nanyuzemo kugira ngo uzabe ukomeye Imana ikunyuza mu biruhije n'ibikomeye. Uri muvuga butumwa kuki avuga butumwa kazi kuki ingo zabo zikunda gusemenya muri abanyamahane cyamuringa. Reka mbanze mbekiriya kuri iki kintu kuri Shada nago ngiye nazanywe no kuvugira abantu bose. Hari abantu bajya bibaza ngo ariko ngo Shadi yanguye kuvuga abadivorce ngo uvuga ngo iki n'ibiki ngo kandi nawe waratanye ngo kandi nawe waradivorushije. Ntabwo ngiye nadivorushije ngiye mbana n'umugabo nari umusiribateri mu irangamimerere sibyo nari umusiriba mwari mwarakocoye. Yego ya mariage koco yo gukocorana nari umusiribateri kandi ikindi nabwiye abantu ko giye nta mahitamo nagize yo gushaka nahiswemo ntabwo ngewe nagize gute nihitiyemo. Ni ukuvuga ngo rero habayeho kuba icyo gihe ngomba kukinyuramo kandi nkakinyuramo neza. Ntabwo rero mfite isezerano naba narishe ko narahiye imbere y'Imana ko nzatandukanywa n'umuntu n'urupfu cyangwa Kristo agarutse ngo nindangiza ngewe ndirengeho. Kandi iyo nza kurirengaho ni ukuri pe nari kuba ndi umukristo wemera Imana utegereje na Yesu ariko ntari evangeliste cyangwa ndiki ndi umuntu uvuga ngo niyemeje gukorera Imana ukarubanda ahantu hose. Ariko kuko ndi umuhamagaro ni ukuri yikwiyera ko yo mu ijuru bara mujye mubwira n'abantu ko ari mwe mwantumiye kuko hari abantu bazi ko dukunda kamera oya kandi impamvu w'abantu mwe nkitaba ni uko uwo muhamagara Imana iba yawumamagaye mu buryo iba ukaba unazi ko nanjye uguhamagaye ndi nta makemwa ariko harya Baraka muramuzi mu by'ukuri nicyo kintu sibyo wita uvuga uti hari indirimbo najyaga ndirimba ngewe indirimbo zose ndirimba mbasezerana n'Imana ni nyinshi ariko arivuga ngo aho nzahamagarwa hose niho nzishimira kujya. Hakaba n'indivuga ngo aho nzahamagarwa hose ari no mu misozi cyangwa ku rugamba rukaze mubyeyi nunkenera. Ayo n'amasezerano ngirana n'Imana. Kuki waravuze ngo baranze kuki uvuga abajije abantu ngo baranze? Ni ukuri umuntu mwiza ukunda guseka akunda guseka kandi nukomeza guseka cyane umubyibuho ntabwo uzawukira. Ujye urenza aho uhite wibuka n'abantu bashonje wibuka nk'abantu bari muri CHK hanze wikarume mukunda uwo mubyibuho wawe uzaguhitana no kwirirwa guseka. Numye daseka ndayifashe anyara Shadi ndetse twari turi kwivugira biba biri ahangaha hanze ku mihanda. Yego mu kandi kanya hagiye amajwi hanze
Pastor Mutesi agira ati Pastor Claude nasabye ko dusambana ndabyanga, agerageza ibishoboka ashaka kunjyana Tanzania, ajyana Gitarama ubwo yari gukodesha amaroji, urukumva aramwira biranga. Wabyakiriye ute? Agahoma munwa urakazi kakomeze gutya kara n'agapfukamunwa twambaye muri covid ngiye nabonye agahoma munwa. Hari abantu baza kuri social media bakatwereka ko ari abanyabwenge. Tubanze twibuke Mutesi, ngiye nta ruhande ndubogamireho. Twibuke Mutesi w'umunyabwenge uvuga amagambo y'ubwenge, yururutse imitima, ahumuriza kandi arimo inyigisho. Ibintu 5 byagufasha iki, ibintu 10 byagufasha kumera gutya, ibintu 7 byagufasha kumera gutya, sibyo? Umunyabwenge turamufite. Mbo tunarebe na Korode uri hariya. Ubu tuvugana ntabwo nari buvuge kuri Mutesi, je nari nje kwivugira Imana. Ndi mu mashimwe n'ukuri, ndashima Imana. Reka buretse ndaza kumva baruze ko mu mwanya wo gushima. Ndashima Imana ibintu byinshi, ariko hari amashimwe yararemere navuze ko nzashima Imana. Noneho rero ntabwo nari nzi ko navuga kuri Mutesi. Hari kigano nakoze ndabanguki, ntabwo ari cyo gihe cyo gukomeretsa Mutesi, igihe cyo kumufata mu mugongo, kuko nuwo gugira gute guhumurizwa. Ari amajwi yasohotse bavuga ngo ibyabaye hagati yabo we na Korode. Urakoze no kubutamuze pasiteri, birashimishije. Noneho rero sasa iki kintu cyabaye hagati yabo, amajwi yasohotse biragaragara ko yanyuze muri Tembure Kamarade. Tembure murayibuka di, abantu bacu bakera ndumva muyibuka. Kamara ibi ni Kamara hari Mutesi yarari kwibohora, yarari kwivura agahinda gakabije depression. Kandi nimvuga ko afite depression mu byemere, kuko nayo yarabyivugiye ko yigeze kurwara depression. Umuntu warwaye depression rero kugira ngo akire depression nuko ibimuvuna biri muri we bigomba gusohoka. Turi kujyana kuri iyo sije. Ibyo bintu rero byamuvunaga, akaba avuze ngo yaranterese twaciye n'ibindi. Icyo nshaka ni ukubwira abantu ngo mugire vuba mwihane, Kristo ari hafi kuza, muve mu mikino no gukereza abana b'Imana mudukereza. Muradukereza. Nanjye nukuri abo nacumuje nabo nabereye igihanda mu mbabarire. Sinifuza ko ari umwana w'umuntu warimbuka ku bwanjye, ahubwo nifuza ko nababwira ngo Yesu abafite urukundo n'imbabazi. Ese nawe wamukunda ko kumukunda ari ubuntu? Iyo wamaze gukunda Yesu, inshuti yawe ugenda ikubwira ibyo yanga n'ibyo ukunda, mukabigendanamo neza. Ni kuvuga gahoro. Oya, Imana yacishimwe cyane. nta kibazo. Katwihanganisha uwo byababaje bino bintu byose. Hanyuma rero niba Mutesi byamwakaje, hari igihe bishoboka ko iki kiganiro cyaba ari icyanyuma ngewe mvuze ku bantu, ntazongera kuvuga ikiganiro ku bantu. Reka mbabwire amakosa Mutesi yakoze. Media yicari yibuka. Yego, Mutesi yakoze amakosa menshi, ariko nayo wayanditse ku gakayi. Yego, nababwiye ngo naranya agakayi, murabona nasinziriye, naraye mbasengera. Kandi iyo naraye ntasenga umuntu kamuza gusinzira, nkarara nandika nkanasenga, ngiye mvuga ibintu nkabirangiza. Amakosa yakoze, icya mbere mwibuke prank yigeze gukora, avuga ngo sinzabakumbura imyaka 5, agasezera. Yego, bye bye Rwanda. Mwarakibonye kiza kurangira ari prank. Hari ubwo yagisabiye imbabazi? oya, ntabwo yigeze agisabira imbabazi. Kandi iyo myaka 5 ntibyabayeho, sibyo? Kabiri, yigeze afata umwana aramuheka. Kibebe kiza cyane. Ati mva we, icyo mwashaka cyose ubu mwamvuga. Inyuma hari ifoto ya Rusagara twereka ko yabyaranye na Rusagara, kandi ubu amakuru ku mihanda nuko batigeze banahura. Iyo ni prank ya kabiri. Prank yo kubeshya. Nababwiye isomo riri muri Matayo igice cya 12 umurongo wa 36 n'uwa 37 rivuga ko kandi ndababwira yuko ijambo ry'ipfabusa abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Amagambo yawe niyo azagutsindishiriza, kandi n'amagambo yawe niyo azagutsindisha. Ni ukuvuga ngo amagambo yivugiye Mutesi ari gusarura ibyo yabibye. Ni kubabwira ngo bantu muri kubiba, mwebwe musora amagambo, nanjye jewe Eme uwa Mariya amagambo ndi kuvuga nzaho nzayabarizwa. Uri kumva? Ntabwo ari gupfa gutera waraza. Mwitonde ijambo ry'Imana niryo kurindwa. Ahetse umwana utaruwe, atweretse ko bye bye, arashaka kutubera iki igisitaza. Shadia nimpaguruka nkava mu rugo nkambara umwambaro nkaza guha views Baraka,
havuga ngo Mutesi gutya na gutya na gutya ya mbere igisitaza Bibiliya iravuga ngo nta kizabuza igisitaza kuza ariko umuntu uzana igisitaza niwe uzagira gute uzabona ishyano nibyo nasitaye ariko burya nzahanwa mbere wowe niwe uzahanwa mbere wanzana igisitaza wahetse umwana urabona ikintu tuvuga ikintu dushatse tugize n'amahirwe twarifashe umwuka waraje ngo muceceke murebe ibijya nyuma dehayindi hahita haza ikintu cyitwa impanuka hadaciyemo n'umunsi umwe cya gatatu ikintu ndi kuvuga amakosa Mutesi yagiye akora yaje ari umuntu w'umusesenguzi uvuga ibintu by'abanyabwenge yarampumurije n'umutima burandamukunda yarampurije n'ukuri nkunda Mutesi ariko aho bavugira bakorera amakosa reka bariho tuzatubakosorera kuko umupira aho warengeye urengurirwa sibyo n'umuntu wakoze impanuka iyo bapima bakiza umwiza ni Imana Pawulo narangiza aryungamo aravuga ngo uwirata yirate kwazi Kristo yemenye Kristo sibyo kwirata ikibuno kwirata amataje ibyo byose n'umunyongo uzashirira hano kuri Yesu gahinduka ivu irate ko amenya Imana irate ko ukijijwe irate ko Kristo yakugiriye neza irate ko hari ubugingo nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima aho rwose Shadi yakubanye neza cyane hanyuma ari uyu mwambaro w'ivuga butumwa twambara ntidukora ibikwiriye ndambuka iganzo iteka Imana iri mu ijuru itubabarire kudatungana kwacu Shadi karame ibindi narenza ahangaha yaba ari amahane Imana y'amahoro ikwambika imbaraga iguhe n'umugisha ko twagutumiye ukabasha kuboneka yego hanyuma ibindi ubundi nimba ariko waduha nimero zawe nta kibazo ariko kondisi hari ntagire umugabo umuhamagara ni kumutereta niko yambwiye yamuvuga nomero zanjye ni 078 6040 79 hagira channel yitwa Birandikwa TV wanazibuze wayisangaho hanyuma rero tujye twirinda guca imanza no gukomeretsa abantu uko amarira undiza nawe ufite amatama yashokaho icyo narinziye kuvuga ahangaha nashaka guha ubutumwa Korode imigani igice cya 18 umurongo wa 7 urabanga mu rubanza ubanje kuvuga asa n'ukiranuka ariko uwo yaregaga iyaje aramuhinyuza ntabwo ari byiza rero kwirirwa uvuga umuntu wibasira umuntu wiri gufata mutesi agahora mu kanwa kawe ntabwo Mutesi ari ivanjiri niyo yawe ari kubivanjira amata yo yararangije kuyisoma iyo ivanjiri ari ukaba yararangije gusoma ruka kuko warakabije urarengera urenga kwinjira mu buzima bw'umuntu ukomeze ngo urengere hanyuma aho mwahuriye si impazi nibyo mupfa Imana ibirebe ariko nababwiye ngo kuri YouTube ntabwo dukeneye bino bintu mugumane amadeshi yanyu agume muri mwebwe mukomeza kutuzanira ibintu bidahesheje Imana icyubahiro Shadi karame urakoze Imana iguhe umugisha